bidashoboka kubera impamvu ABC. Haleluya. Arambwira ngo humura urakira kuko bari babuze umutwe binjira mu modoka bakurikiye aho navugiye. Hanyuma bankura munsi y'imodoka. Namaze amezi 8 mu bitaro. Mva mu bitaro bari bamaze kubaga kakagura inshuro enye. Akaguru bagashyizemo tije ariko murimo kunyumva? Yego. Kabako bagashyizemo tije imaramo amezi 8 bayikuramo ngiye gutaha. Akaguru ko bashyizemo ibyuma barananiwe. Bashyiraho simivuye aha ikagera hasi. Naho ko nikacitsemo kabako kacitsemo ingerenye. Akaguru kamanyagurikamo nk'uko wafaturiye mucanga ukavanga n'amazi. Ko n'umucanga n'amagufa n'umusoko biragenda biriho. Akaguru basizeho sima ya magufa araza yirundanyiriza hano kwitako bimera nka bwa bubaro bw'abana. Biba ngombwa ko banyohereza mu Buhinde kandi nkabanza nkaca wa Faisal kureba ko kuma bantu makava mu Buhinde kaba kari wa Faisal. Ubwo ndimo ndabicagago ntabwo nagiye mu Buhinde sinagiye na wa Faisal. Muganga wabyanditse siwe muganga waje kunsohora ngo ngere. Uhageze arambwira ngo mwana wawe bishoboye kose nzagushyira hejuru. Nanezerewe. Haleluya. Amen. Arambwira ngo mbese yambwiye atyo papa wahavuye papa wanjye yambwiye ngo n'undi munsi n'ikindi gihe ntuzongere kuvuga ko nakubyara kandi ari ufite amafaranga. Ariko iyo ngeze hano ndavuga ngo uwagira yagira Yesu. Uwagira yagira Yesu. Uwagira yagira Yesu. Inzobe nyinshi n'amafaranga se n'amasambu se uwagira yagira Yesu. Amen. Niwe wenyine umuntu uri ku isoko uyu munsi n'ufite Yesu. Hanyuma araza arambwira ngo mwana wawe iryo jambo ndarikunda cyane kuko ndiheruka mfite imyaka 10 mbere y'imyaka 10 kuva mu myaka 10 ntabwo iryo jambo ndizi mu matwi yanjye iwacu. Mfite ababyeyi bose. Arambwira ngo mbese si wowe bohereje wa Faisal ni njyewe. Ati none kuki uko bavuye akaboko atari nako bavuye akaguru ni nabyo nzi. Arambwira ngo ntabwo uzajya wa Faisal. Ejo nari mfite inama ariko iyi nama ndayiretse. Ejo mu gitondo nzakuvura mu izina rya Yesu. Hanyuma ya magufa arayadaha ayavanamo arayajugunya mu magambo make ashyiramo tije. Arambwira ngo iryo ni ryo gufa nguhaye muzibanira ubuzima bwawe bwose. Anyandikisha urupapuro. Arambwira ngo kubera ko ari kadu umuzungu yamaye muracyanyumva? Yego. Usezerane ko umunsi wapfuye nyiriwo iyo tije uzasiga ubivuze bakayima. Ndandika ndasinya na mama Haleluya sinya ko nimpfa muganga gihari tije nzayitanga. Yongeraho igipapuro. Arambwira ngo kubw'ubumuga bungana na 75% ufite wihangane ntabwo uzabya. Abimbwira mfite imyaka 12. Dufite Imana itabara abantu. Haleluya. Niyo gusenga irakumva. Haleluya. Bandishimwe.
Haleluya. Ntacyo bitwaye. Amen. Ndataha 2:7 2:8 nsubira ku ishuri. Abari busakuza ntibari bunyumve, abari mu mibare mube muretse kuyibara nta kibazo. Hanyuma 2009 niga mu wa gatandatu njya gusenga, ndayibwira ngo ndagushimira ubuzima bwose wanyemereye kubamo. Iyo uza kubumitishamo ntabwo nari bugeme, ariko kuko wabumitiyemo nkabwisangamo uhimbaza. Ndayibwira ntariko muri Bibiliya wandikishije nasanze n'ingingo enye, naje ngo nzikuburanishe nizigutsinda uramanika amaboko umico ngusaba. Nawe nizitsinda ndamanika amaboko nk'ingabo itsinzwe manuka umusozi nta ari kanyari. Ndayibwira n'ingingo ya mbere waravuze ngo kubwawe uzazikore. Iya kabiri uravuga ngo ntacyatuma izina ryawe rituma. Iya uravuga ngo ka icyubahiro cyawe ntabwo wagihuta. Iya kane uravuga ngo uko wari kera. Amina. Ndayibwira nigira hino tuganire. Ujya uvuga ku bya Yayi, vuga ukuntu wasuye umwana wa Yayi. Ibya kera turabishimiye, ariko niba ari kuki uyu munsi wabisubiramo wazura umuntu. Niba si byatabite ndayibwira nirasaba yari amaze iminsi mu wabisubiramo. Ubu twaje ku gituro cy'umuntu umaze iminsi 4 kuri Imana idahinduka, wabisubiramo. Iranyihore kandi Imana nshobora kuba ndimo nyibwira ibintu by'amapompo y'imyuka kuko iyigendana ikumva ndayibwira utuntu tworoshye. Ndayibwira nibyo reka mbwirize. Ejo bundi nabwiye abantu, ndababwira nti nubona umuntu asenga akabivanga n'ibyaha, umuntu wafashe irangamuntu bawumuheho akifasha, noneho akajya asenga avangavanga. Nimukubitana uzamubwire rimwe, ariko jya wamubujije ntabisubiramo uzamubarira umwihorere. Wafashe irangamuntu uzi icyatsi n'ururu, uzi umuntu aguhaye inka wamuvuga igihe kingana ku manywa n'ijoro, wamuhuye wajya ubimubwira. Umuntu waguhaye inzu adashyizemo n'igitanda akamaniki agasiba inzu hariyo itunganye, nta buriri nta rugi nta gitanda, wamwivuga imyaka ingana. Wajya ugerageza ugashakisha n'icyo akunda ukaba ari cyo ubamo. Wajya ugerageza ugashaka n'ikipafana, wagerageza ugashaka n'ibara yanga ugahita urisiba mu mutwe wawe kuko ukunda ntabwo ari kumwe. Ariko Yesu umuvuga akamuvangava, bahuriyemo hakurya y'umuhanda aramupepe. Mwati genda urya umuceri ubeho, n'abataranyemeye ndabakenyeza uri bene wabo wakuro ikaguhaza ikigendeka. Bati ntabwo ntasera ibiko rwose. Ariko wabahuye mama bagacakirana bagasuhuzanya, ntabwo yamuvuga amataruza. Narabimenye mukaturuse, narabimenye. Nimbona umuvangavanga nzajya menya ko mwakubitaniye ari nko mu gitondo akagusuhuza akigendera. Ariko uwo bicaranye bagahura bakaranga bagasaza, ntabwo yamuvuga amabwabo.
ashimwe cyane. Mfite icyizere ko mu nyumba. Ndayibwira nibyo birakorohe, ibyo kuzura abantu biroroshye, ariko njye nawe reka twibukiranye amagufa yo mu kibaya. Bibiri iravuga ngo rimwe ryarepfiri, irindi ririryiri, irindi riruguriri. Bibiri iravuga ngo ubwire Sekiya arahanura, amaze guhanura umuyaga urahuha, muri gufa ririruka. Sange ryaryo Nayibwira ni yari wowe cyangwa ni ibintu bandika muri Bibiliya ngo dukurikire n'ibintu bitabaye. Niba ari wowe rero twumvika, kandi uko wari kera n'umunsi akaba ari kure. Igira hino nayibwira ni iyo umuntu Imana iza amarangamutima yanjye cyane. Uko mbayeho nuko, niyo dukundanye ubibona no ku maso ntiriwe mbikubwira. Niyo bitahuye urabibona, nta bintu by'uburyarya biraho, ibyamvunye n'ibyinshi, uza nkubeshabesha ntabwo byashoboka. Uzi ibintu byangoye. Haleluya. Ndayibwira ni rero ngiye kukubwira ibintu umufundi ajya akora. Iyo arimo yubaka akora fondasiyo, muracyahari? Aconga ibuye agasasa hasi. Ntuzi umumaro wabyo, abagira ngo fondasiyo itazazisumba nirimo amajipo. Kandi umufundi azi ubwenge, iyo amaze kuriconga turiya tubuye avanaho, ntabwo atujugunya, atubika hanze. Bamuha akazi ko gukora jaride akadusasamo tukitwa garaviye. Ndayibwira ni nawe ujya utanga abana. Sinabona umwana usumbana kereka iyo wabishatse, kamuha nk'akaboko kamwe, kamuha nk'akaguru kamwe, cyangwa ukamurema nta gutwi afite. Byose wabishobora. Ndayibwira nubwo we nta hantu ufite uconga ku muntu, uzabona narabikuye. Iwacu turabana 9 bose, mama yababyariye mu rugo, akajya abwira abantu ngo umwana njye mbyaye wese ndamwigenyera. Kugenya umwana mu bwenge bwanjye, kugenya nkajya ngira ngo ni uguconga, barabaconga bakajya babategera. Ndayibwira ni rero iyo uconga, nizere ko umufundi atakurusha ubwenge ngo nawe ugira puberi ugenda ushyiramo utwo tuntu. Ndayibwira niyo puberi ni wowe uyizi wenyine, genda uyegere. Yaba irimo iby'umuzungu cyangwa umwirabura ntibinde, wowe wiyeranje wegera ako kadobo, ucongaconga igufa. Mu gitondo kimwe nzabyuka nsanga mu kaguru kanjye habamo igufa. Ibyo wakoze byose ubishimirwe, ariko gupfana igufa icyuma mu kaguru byo ntabwo bizashoboka. Ibyo byo nabiguhakaniye rwose, ntabwo bizashoboka. Bitabaye ibyo nutabikora. Icyambere wavuze ko icyubahiro cyawe utazagihura. Muganga wanjye wankuye mwiga akandinda ubuhinde aracyariho. Ntuzamufuhire ngo umwice, amaboko yanjye nzayamanikira muganga nutabikora. Ubwo uzihangana musangire icyubahiro. Zakari, haleluya. Waravuze ngo ushobora byose. Njye nzajya mbwira abantu ko ushoboye, ariko byose nyivaneho. Kubera ko niba umumotari akurusha ubwenge, urashoboye ariko si byose. Umumotari yaguze moto, agira ahantu azajya kugura piyese dore shaka, akazasimbura icyuma cyapfuye. Niba utagira urugingo rusimbura urudahari, urashoboye
gutanga abana nyababyeyi uba wayisanzemo. Niba utagira iyasimbura iyo bavanyemo urashoboye, ariko si byose. Cyo kumbwira ngo utangukiza kanseri wasanzemo amagufa, wasanzemo amaraso, niba nta kigega ugira gisimbura amaraso ya bose yabaye kanseri, uhambira ngo ushoboye byose. Ushofera kurusha ubwenge hagira ahantu agura piyesi. Icyitonde, ibintu ubikora nzajya mbibwira abantu ko ushoboye byose. Nutanabikora nzajya mbibwira abantu ko ushoboye ariko atari byose. Aha, muti wasanze ushoboye byose. Yamaye. Haleluya. Amen. 2010 nagiye kwiga, mwarimu papa mpa bitatu. Mwarimu yahoze avuga umunyeshuri wagiye kwiga ajyana isanduku. Yageze ku kigo baramubwira Uretse guseka muri kumarira iminota. Haleluya. Amen. Papa wanjye yamaye bitatu. Arambwira ngo bivemo minerivare n'ibikoresho by'ishuri na tiki. Amubwira niko nta varize. Ati nyoko yize serayo umubwira kudodera ibirere. Ibyo ni ibintu bikomeye birebire cyane, mu byihorere mwe kubitekereza. Ariko kubw'amahirwe nagiye ku ishuri. 2010 ngeze ku ishuri ndwara kakaguru. Kazamo amazi menshi bakajya bayavoma buri kwezi. Uko bayavoma akiyongera, uko bayavoma akiyongera. Bayamaramo akagaruka, akikuba ayo bakuyemera. Nza gusaba Imana gupfa kuko narababaraga cyane. Ngeze mu wa 4 nize hano muri Yaveka buta. Mbwira Imana mutima urangira ngo ariko ko wasabye Imana gupfa kandi bakajya bakubwira ko aya mazi niyuzura iyi tije ishobora kuvunika ugapfa. Aya mazi wayaretsa kuzura akagufa kakazaturika, iguhita kora ikazashwanyuka ukipfira. Ubwo si yanzira y'urupfu Imana yaguha. Amazi ndayihore. Nyihoreye kubera kuba mu bitaro. Bari baranshyizemo imisumari mu bitaro, hasigaramo imyenda. Noneho y'amazi aruzura araturika aca mu myenda y'iyo misumari. Ameneka nicaye mu ishuri. Ndacyahari cyane. Amenetse njya kwa muganga. Sinongera gusubirayo. Y'amazi aruzura noneho niyameneka, ubwo ndimo ndagira vuba cyane. Atamenetse nsubira ku mbago. Igihe kiragera y'amazi sinongera kuyumva, ariko akaguru kaba kanini kararemera, subira ku mbago. Ngeze mu wa 5 mu gihembwe cya kabiri 2014 nibwo nigaga mu wa 5 muri Yaveka buta. Mpamagara muganga mubwira uko bimeze. Atuzaze turebe tugucishe mu cyuma turebe ko ari kanseri. Ndasi bageze Kabgayi yose yanga kuncisha mu cyuma. Baravuga ngo igihe waciriye mu cyuma niba na ka 25 twagusigiye ku gipapuro icyuma nikizakamaraho. Ko siyatifiki ivuga ko iyo uciye mu cyuma cyane utabyara kandi ngo unapfa vuba. Muganga arambwira ngo mwana wanjye, ariko ibi bintu ijambo ndarikunda cyane. Niba incuro imwe ari izatuma upfa, n'ubundi Imana izaba yarakugeneye iyo minsi. Kandi niba incuro imwe ari izatuma utabyara, muri kamere y'Imana uzaba utazabyara, izaba yarakwimye urubyaro. Arambwira ngo ngwino tugucishe mu cyuma turebe ikibazo ufite, twica kimwe dukize ikindi. Naciye mu cyuma. Haleluya. Samurire dati cyubahiro niba ntacyo bitwaye. Ciye mu cyuma arambwira ngo tegereza ifoto iminota 7. Haleluya. Amina. Nta muntu waza akamfasha muri mwe niba ntacyo bitwaye muri mwe imbere. Amen. Amen. Amubuza se. Haleluya. Mushyira ifoto, maze kumushyira ifoto ndayimuhereza. Ngo nimuhereze afata ya foto arayireba. Yirebe gutya niko bareba to cyangwa niba byakunaniye nta kibazo ndakuboho.
haleluya ayirenze dogiteri itangazo gato mbafitiye ko mutembereje ibitekerezo uyu muganga nsiriye ifoto ni wa muganga wavanyemo amagufa yanjye arayajura muranyumvise akireba ya foto njye nari namaze kumenya ikirimo mbona arikanze mu maso abamureba yikanze cyangwa tumusimbuze arangije arandeba arongera areba ya foto abikora inshuro enye ashyira ifoto hasi arambaza ngo haja vuga dogiteri semuri harya mukobwa wawe wambwiye ko witwa namubwira ni dogiteri we nitwa Turabageni haleluya umukobwa w'Imana ishobora ahita mfukama dogiteri uri kunsatanisha rwose amanika amaboko arambwira ngo umukobwa w'Imana ishobora byose nanjye wansengera mfite ikibazo kinkomereye Batera haleluya. irazagira haleluya buri muntu wese ku rwego rwe agira ikibazo kimukomereye uwabuze umunyarira nk'uw'esanse yazamukiye amarira yabamaze uretse ko mverope zitandukanye ariko byose byitwa ibibazo bimwe udogiteri ndamureba mu mutwe we harimo uruhara kandi nakuze bavuga ko nta bana bakora mu ruhara uyu musaza yarize kandi abarokore basenga bakoze mu mutwe birayobe mu bitugu numva umuntu aranganirije arambwira ngo mbese abayuda barusha iki asubiza ngo babarusha muri byose muri byose uzi ibyo ari byo burya abayuda bambara uko abandi batambara abayuda bagera aho abandi batagera abayuda barya ibyo abandi batarya abayuda bareba ibyo abandi badakora navuga nti niba ndi umwana ndabaza ariko ndi umuyuda nkora mu ruhara nubwo ndi umwana ariko ndi n'umuyuda haleluya ndavuga ngo Mana ishobora byose uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana ndamubwira ntihaguruka dogiteri arambwira ngo hashimwe Imana wasenze ikora iby'abaganga batakora
tutakora. ikora icyo tutakora. Amen. Imana imumugishe. Haleluya. Amen. Tuyicare. 14 z'ukwa karindwi njyayo barambaga babanza kubyanga bazi ko ari byo nikoresha tije imiranja ngo nje kwiyahura mu bitaro, ariko bambaze basanga tije n'igufa bimeze bityo. Basanga ririmo. Hanyuma rero tije bayivana. Haleluya. Amen. Nta tije ngira, Imana yaremye igufa risasa. Risasa. Amen. Risasa. Amen. Hanyuma rero mfite itangazo. Imana ishobora byose. noneho ubu nabivuga. Yego. Noneho nabitanga. Yego. Utere haleluya kabiri gatatu. Reka ngiranuke n'abantu bize biyoloji. Mvuye hano basigara bavuga ko ari ibinyoma. Imana ntabwo murumva ukuntu umuntu ajya gushima Imana akamanga ibintu Imana yakoze sinabivuga ngo mbone uko mbivuga. Narayibwiye nikagira inkuru. Ibi ngibi ukoze nzabivuga ngo iki? Nzajya imbere y'abadogiteri mbabwire ko wongera ukarema bazanyumva, cyangwa bazajya bavuga ko ndi umwesiko. Irambwira ngo uzabifashwamo n'ababyeyi bazaba bari mu iterane. Nari nyiri umukobwa. Irambwira ngo iyo umubyeyi atwite kuva ku minsi kugera ku mezi 3 ane aba atwite amazi. Iyo uciye muri ekogarafu usibye agatima bakubwira ngo agatima ni kazima, ariko aba ari amazi. Irambwira ngo ayo mazi niyo nkoresha ndema urutoki n'umusatsi, ni nayo nkoresha ndema urwara n'akanana. Urabona ko bidasa. Imbwira ko byose biva mu mazi. Irambwira ngo ayo mazi bamenaga bavoma bamena, nari narayazanye ngo ngukoreremo igufa ryawe. Ubwo ntabwo dukiranutse. Ntabwo dukiranutse. Imana ishobora byose. Irambwira ngo bavuze ko utazabyara, ariko mu nda yawe harimo abahungu n'abakobwa. Amaze kuvamo umukobwa w'imyaka 3 n'abandi ubu bari mu nzira uko byasa. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Ndashima Imana ko ndi umubyeyi, ariko Imana ishimwe. Mugire ishyari. Oya Imana ishimwe. Imana rero ishimwe. Ishimwe cyane. Ishimwe. Yesu ni yamamare. Yamamare. Papa yajyaga ndeba akambwira ngo mu bakwe ntegereje uwawe ntabaho. Mama yandeba akambwira ati n'urubura burizo wazabona umucancuro w'umuhinzi uhingira amafaranga. Kandi nawe numubwira ko ufite tije, kuko nta cyizere azaba afite cy'uko uzamufasha guca inshuro, ntabwo azakujyana, ntacyo uzamumaza. Nzabigenza nesema ati wumva nkwigisha inama, uzabimuhishe ubimubwire mwageze mu rugo ku munsi w'ubukwe. Twebwe inkwano tuzaba twarayiriye n'imitobe twayinywe. Umusore azisura. Natekereza ingaruka nzagira zo kumubwira nyuma y'igihe amateka ya nabaho mu buzima bwanjye. Sinkunda kubeshya, sinkunda n'umuntu ubikora. Nambaza ati mu gahanga wabaye iki? Nzabigenza nte? Nambwira ati kucumbagira, kuko n'ubusanzwe amaguru ntareshya, ariko ntabivuze ntiwabimenya. Asumba nawe santimetero 5.
akaguru kamwe kabitse tije kandi karakuraga, ibyo birumvikana. Nabikubwiye ariko ntabwo wabimenya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko ishobora byose. Imana yankoreye ubukwe butuma abantu bihana. Kandi uw'iwacu ba icyambere ntabwo ari njye mukobwa mukuru iwacu, ariko ni njye mukobwa wazanye umukwe wa mbere iwacu na n'ubu. Icyakandi uwo mwatekerezaga ko tuzaba n'uwo nsasira uyu munsi. Nibihura ntabwo bihura biranyura. uwo bavugaga n'uwo ntekera njyewe turabanye nibihura ishobora Shobora byose. ko nsimbuka mukagira ubwo bamwifashe. Haleluya. Imana ishimwe. Mfite ijambo ry'Imana nshaka kukubwira rivuga ngo ufite Yesu aba afite byose. Ufite Yesu aba afite byose. Haleluya. Nshatse nanasoza nakubwira ngo ufite Yesu aba afite byose. Ndashaka kuvuga kuri iyi ndogobe kuko ngarutse ntabwo ariyo navuga. Rero nayisengeye reka nyivuge. Iyi ndogobe yari iri kuncimangiro. Haleluya. Iyi ncimangiro niba mwasomye neza ngo yari yaraziritswe na nyirayo. Yari indogobe iri ku ncimangiro ya nyirayo. Nyirayo azi igisekuru cy'iyi ndogo, azi igihe yavukiye, akiruka agashyira incimangiro ku gihe azashakira. Nyirayo azi igihe amashuri yize, akagenda agashyira incimangiro aho azadeporeza. Nyirayo arazirika. Nyirindogobe uzi kavukire. Nyirindogobe uzi gature. Nyirindogobe uzi amateka. Nyirindogobe uzi igihe wavukiye. Nyirindogobe arazirika. Shimaniro iva kuri nyirayo. Bavukanye, basenganye, baturanye, biganye, basangiye. Dawidi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo ari umwanzi wanutse. Kuko umwanzi ntiyari kumenya ko ndya umuceri nta mboga. Natutswe n'uwo twawusangiye. Ntabwo umwanzi yari kumenya ko nyiri ikanzu itukura gusa. Amen. Natutswe n'uwo duhura nyambaye, yansura agasanga niyo yanitse, twagendana akabona niyo nambaye, twasura abantu akabona niyo nambaye, twajya gusenga agasanga niyo nyirayo arazirika. Nyirayo muziranye. Ibintu mvuga murabyumva? Yego. Urimo kunyumva? Yego. Iyi ndogobe ngo yari yaraziritswe na ba nyirayo. Ni we wenyine uzi igihe wakoreye ubukwe, arazirika ngo utazahe. Kubera ko itaricara yitse. Ni we wenyine uzi umubare w'amashuri
nyirindogo bashyira ku nshimani ariko umuntu ufite Yesu haleluya 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 nta muntu Yesu ashimwe cyane nta muntu witwa n'uwo batazira kijya kuba ntibyumvikana nta muntu witwa n'uwo batazira ujya kukwibara abanza akagusura akamenya ubuhamya bwawe akamenya amateka yawe akamenya igihe utahira akamenya icyumba uryamamo akamenya n'icyo ukora akamenya n'amasaha utahira yarangiza agatagatinda nyirindogobe ntabwo yakuzirikira kuri 50 atazi igihe wavuye ataraguteruye mupfikizi ataraguteruye ntabwo mwumva ikinyarwanda ataraguhetse atazi kuri mwene Kayitare wa Murashi wa Rugari rwa Kajogo ka Kamari ka Kamashashi atabizi amaza akakimenya ngo ahere kwa Segugu na Serupfura amanuke ngo agere kwa Kayitare ahita afata haleluya atazi ayo mateka ikimangiro ntiyafata ni nyirayo abo ngabo muranyumvise noneho urasobanukiwe nyirayo arazirika haleluya nyirayo arazirika aravuga ati aranshakanye ariko ntazabyara arambyaranye ariko azajya abyara ibidebire ninjye nawe nta mukobwa nabyaye kandi Imana nkorera zikeneye umugeni arashatse ariko azaba umugeni wa Nyabingito arazirika wamare kuzirika icyanejeje umutima wanjye iyi ndogobe nubwo iziritse iyi ndogobe nubwo iri ku nshimani izuba riyiciye ku nshimani haleluya icyo ari uko nyirayo yagize gute yabishatse yambara nyirayo yagize ate yabishatse agenda nyirayo yagize ate yabishatse yubaka nyirayo yagize ate yabishatse ariko ikinejeje cy'indogo ifitanye amasezerano na databuja iyi ndogobe yavuzweho cye ivugwa kwaho bakuki ba Yesaya barayihanura ivugwa ku izaheka umwana w'Imana iri ku nshinangira ariko yicaranye amasezerano hahirwa umuntu uziranye na data amen niba munyumva ntabyo nzi ariko hahirwa umuntu uziranye na nyirayo niyo mpamvu navuze ngo ufite Yesu afite byose igihe kimwe databuja ayitekereza aravuga atari tugeze kuri uyu musozi tukihane numva amarira y'indogo haleluya niyo nsanganiye izuba ryarayishe imvura yarayinyagiye umubabaro warayishe imyaka 30 irashize amaze imyaka 10 yiga amarira y'indogo batsanze mu nzira haleluya batuma babiri mu bindi barababwira ngo nimugende
mukigera ku nshimangiro. Amen. Muziture icyana cy'indobo. Yesu arababwira ngo kandi njyewe ubwanjye ndabizi neza. Haleluya. Haleluya. Ubwo mubonye umuriro murongera kunyumva nuko mfashe. Ukomeje kunyumva. Imana ishimwe. Aravuga ngo iyi ndogobe nimugende hanyuma muyiziture. Aravuga ngo kandi mbizi neza muraza guhura na ba nyirayo bari barayiziritse. Haleluya. Nimugende. Imana ishimwe. Mugende muziture. Ntawe mubashije. Ntawe musabye uruhushya. Mugire gute? Muyiziture.